Twongeye kubaha kaze mwebwe mwese mudukurikiye ku Bihe TV show. Nk'uko mubibona ni Diane Nkunzi ugarutse. Nyuma y'igihe kirekire nari maze ntagaragara kuri kamera z'Ibihe TV show, ariko twongeye kugaruka kuri uyu munsi. Nubwo naje ariko sindi njyenyine, nabazaniye umutumirwa musanzwe muzi abenshi, ngira ngo mwagiye mumubona. Ni umumama, ni umunyamategeko, bakunze kumwita maître abenshi, abandi ni umunyamategeko bamwita amazina menshi atandukanye, ariko niyo mpamvu nanjye uyu munsi nifuje kumutumira ku Bihe TV show kugira ngo tumuganirize, atubwire byinshi. Hari byinshi abantu bagenda bamwibazaho, hari byinshi afite kutubwira kandi bidufitiye umumaro. Niyo mpamvu uyu munsi twamutumiye. Urakaze neza ku Bihe TV show. Urakoze cyane Diane. Watangira utwibwira abatakuzi bakumenye. Murakoze cyane kumpa ikaze ku Bihe TV show. Amazina yanjye nk'uko hari abayazi hari abatayazi, nitwa Mukunzi Joseline Nyiribakwe. Hanyuma nkaba umunyamurengekazi cyangwa umukongomani, nkaba ntuye Kasarani. Murakoze. Kasarani ni muri Kenya. Hanyuma nk'uko nari mbivuze, tugaruka aho ngaho, nari mvuze kuri abantu bakunze kukwita maître. Bivuze umunyamategeko. Se umunyamategeko ni muntu ki, kubera iki abantu bakwita maître? Okay, urakoze cyane Diane kuri icyo kibazo. Maître ni titre. Ni titre umuntu ahabwa n'urukiko rw'ikirenga cyangwa urukiko rufite ububasha. Donc ntabwo umuntu wese w'umunyamategeko yitwa maître. Maître ni qualité baha umuntu w'umunyamategeko w'umuavoka. W'umuavoka ni ukuvuga ngo undi munyamategeko wese aba yitwa juriste cyangwa umunyamategeko usanzwe, ariko bose si ba maître. Ba maître ni abavoka gusa. Jewe rero ndi umumaître, yego ni titre nahawe n'urukiko rw'ikirenga. Nkaba ndi umunyamategeko w'umwuga, kandi nkaba njya mfasha sosiyete mu buryo butandukanye, nkora ubuvugizi ahantu hatandukanye muri sosiyete yacu, surtout y'Abanyamurenge of course. Nkaba njya nkora nyine ubuvugizi butandukanye ku bamama, abana bato n'abandi bantu bashobora kunkenera muri ubwo bufasha. Murakoze. Yego. Hanyuma maître, ndakomeza nkwita iryo zina kubera ko niryo nanjye nkunze kumva abantu bakwita. Ese nkawe uri umumama cyangwa igitsina gore, ntabwo abantu b'abamama bakunze kuba batekereza kuba bakwiga ibintu bijyanye n'amategeko, kuko akenshi biba ari ibintu bigoye. Ariko nkawe ni kubera iki wahisemo kwiga amategeko? Ikibazo cyiza cyane kindeba. Mu by'ukuri hariho ibintu byinshi umuntu yashoboraga kwiga, cyangwa njyewe nashoboraga kwiga kandi nari mbifitiye ubushobozi, ariko hakagira nanone option yo guhitamo kwiga amategeko. Impamvu nayahisemo ni ukubera ko njyewe mvuka mu muryango w'abakobwa. Nkunda kubivuga, mvuka mu muryango w'abakobwa benshi. Hanyuma nararebye ndavuga ati mu minsi iri imbere amategeko yazakenerwa muri no famiye. Nyiga mu rwego rwo kugira ngo nzidefande cyangwa nzirwaneho igihe bizaba ngombwa ko nshobora gufinyiriwa, niko bajya bavuga, cyangwa se kurenganwa cyangwa se kutitabwaho. Ndavuga ati reka niga amategeko azandengere mu gihe nk'iki nk'umwana w'umukobwa, ndetse nshobora kuzarengera n'abandi tuvukana. Niyo mpamvu nahisemo kwiga amategeko. Ubundi hari ukuntu abantu bumva amategeko, ariko ugasanga abantu akenshi ntibazi amategeko ubundi adufasha iki, niki kintu atumariye. Nk'abantu bakaba batazi n'uburenganzira bwabo, kumva gusa ngo amategeko ari ibintu wumva aho ngaho, ariko utazi n'icyo amaze. Ubundi amategeko impamvu abayeho, murabizi ko sosiyete iba igizwe n'abantu benshi. Sosiyete iyo ari yo yose, ndeke kuvuga na twebwe community yacu nk'Abanyamurenge.
ahantu hose muri communauté cyangwa se muri societe abantu baba barimo, buri muntu aba afite uko ateye, ukabona hari abafite imijinya, abandi ni abafite amahoro, abandi ni abafite karagiteri mbi z'ubukriminere. Ni ukuvuga ngo abantu baratandukanye kandi siko abantu bakora ibyiza, n'ibyaha bibaho muri sosiyete. Habaho umuntu ushobora guhohotera uwundi justement kubera ko amurusha imbaraga runaka cyangwa amurusha ikintu runaka. Noneho amategeko n'icyabereho kugira ngo aha abantu bose umurongo, byitwe ngo ukora iki n'iki biraba byiswe icyaha. Ya nicyo mbese amategeko ashyirwaho muri sosiyete mu rwego rwo gushyira abantu ku murongo no mu rwego rwo kugira ngo surtout kurengera abanyantege nke cyangwa les faibles, kugira ngo bashobore kubarengera, kuko hari umunyembaraga ushobora kuza kuko akurusha amafaranga cyangwa akurusha imbaraga zinizi akakurenganya. Ariko igihe amategeko ahari, ntabwo umuntu yakurenganya kubera ko ari ufite amafaranga cyangwa uri muri position nziza, position sociale nziza. Ni ukuvuga ngo amategeko arakurengana agatuma abantu bose bangana muri communauté, agatuma abantu bose bajya ku rwego rumwe. Urakoze cyane, mu by'ukuri ufite ibisobanuro byumvikana. Hanyuma nagira mbaza ubundi tugaruke wenda ku bijanye n'abanyamurenge cyangwa ubwoko bwacu bw'abanyamurenge. Muri iki gihe twagiye tubona abantu bagiye bagira akarengane, niko nabivuga, ugasanga umuntu arishwe ku bw'akarengane. Hari abo twagiye tubona bagiye bicwa mu buryo bubabaje cyane, harimo mbese kubahohotera. Nkawe nk'umunyamategeko, ndakeka ko nawe ukurikirana ibintu wagiye ubibona, nkawe nk'umunyamategeko ubivugaho iki biriya bintu? Ese nkamwe n'iki mubitekereza? Murakoze cyane. Akarengane kabayeho mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge, harimo abo bagiye bica babatwitse, abandi bakabica impfumbi za torture, bakabagirira nabi cyane, ubona ari by'akarengane. Kandi reka ntabwo tubihisha, ntabwo turuka kubivuga, bishwe na guverinema kandi iyo guverinema ariyo yakagombye kubarengera. Donc icyo ni ikintu cya mbere kibabaje, kuko leta ubundi niwe mubyeyi w'abaturage bose. Leta iba igomba kuba imbyeyi, igaproteja abantu bose, ikabaha umutekano ungana, ititaye ku bwoko runaka. Ariko twebwe ikibabaje ni uko usanga abantu, nta muntu wicwa ngo yicwe n'umuturage ku giti cye cyangwa yicwe n'umuntu bafitanye ikibazo ku giti cye, ahubwo abantu bose bapfuye bagiye bicwa na leta ya Kongo cyangwa se guverinoma ya Kongo. Nubwo bidashobora kujya ku mugaragaro ngo bafite ukuntu babihisha bakabipfuka, ariko urebye nibo bagiye babica, surtout ko hari n'abapfuye bishwe muri ubwo buryo, hanyuma bagahisha n'imirambo yabo, bakanga kugaragaza imirambo yabo. Ukabona umuntu banze ko umuryango we umuhamba, umushyingura, ngo leta iraza kumwishyingurira. Kuko nubwo leta yagiramo uruhare, tuvuge ni umusirikare cyangwa tuvuge n'undi muntu ufite indi stati muri leta, ariko nubwo yaba ari leta yamushyingura, ntabwo bagomba kumwima umuryango we cyangwa ngo babuze umuryango we kureba ko koko uwo muntu yapfuye, hanyuma bagire uruhare runini. Leta igomba kugiramo uruhare yego, ariko uruhare runini rw'umuryango mu gihe byagenze gushingura umuntu. Rero icyo mvuga ibyo byose ni uko twebwe abantu barabishe, bamaze kubica bakandi bakimana umurambo, bakanga ko n'abantu babareba. Ibyo donc ni ibintu byo gushinyagura cyane, ni ibintu bibabaje. Rero ibi ni igihe cyabyo, njyewe niko navuga. Akarengane kajya kabaho kakongera kagashira. Buriya bizagera igihe bishira, nta joro ridaca, nta bintu bibaho imyaka n'imyaka ngo ntibirangire. Icyo navuga mu rwego rw'amategeko, umunyamategeko, ni uko nubwo bizashira igihe bizashirira cyose, abo bantu babikoze bagomba kuzakurikirana, bagakurikiranwa plutôt, nubwo baba bafite ubudahangarwa ubu ngubu butuma badakurikiranwa.
ariko nabo igihe kizashira ubwo budahangarwa bushyirwa hasi baba abantu abaturage nk'abandi cyangwa babe abantu basanzwe nk'abandi bagomba kuzakurikiranwa rwose impamvu y'ibyo byose ngewe mu mategeko nicyo ngicyo nabivuze uretse kuba bakurikirana bakasubiza impamvu bashobora gukora ibyo bintu cyangwa bakabiryozwa nta kindi kintu murakoze. Hanyuma nkawe tuvuge uri hano muri Kenya n'ubundi ntabwo uri mu gihugu bivuze ko uri impunzi muri make ahangaha turi muri Kenya ese hari ibikorwa mujya mukora mu buzima busanzwe tuvuge bijanye n'amategeko cyangwa se bishobora gufasha abantu nigeze kumva bikomoza ariko sinahita mbikubazaho neza kugira wenda n'abakuzi hari abakubona ariko batazi icyo ukora batazi umumaro wawe ariko ngewe ubwanjye ngenda nkubona hari ibikorwa bimwe na bimwe ugenda ukora ariko hari abatazi wenda icyo ukora cyangwa se n'icyo wubafasha n'ikintu ukora hano muri Kenya ubona cyafasha nk'ubwoko cyane cyane bw'abanyamurenge kugira ngo n'uwogira ikibazo n'uwo kwifuza inama cyangwa ibitekerezo yo kwegera ukaba wamufasha. Murakoze cyane. Ibintu nkora ntabwo ari ibintu biri presi ushobora kuvuga ngo ni ibintu binibi ariko mu ijambo rimwe ni advocacy cyangwa se ubuvugizi ni ukuvuga ngo mu gihe jewe mfite ubumenyi mu bintu by'amategeko kuko njyewe am a lawyer by professional igihe umuntu wo muri community ashobora kuba yagira ikibazo mu buryo bujyanye n'amategeko ngerageza kumugira inama. Donc jewe hano ntuye nkora muri Siberka cyangwa se community yacu nyine y'abanyamurenge urwego rushinzwe ni nka komite ibishinzwe kureberera abandi baturage gukemura ibibazo by'abaturage jewe nkora muri urwo rwego hanyuma iyo dukora muri ibyo rwego tuba dukemura ibibazo bitandukanye by'abaturage ni ukuvuga ngo iyo ari umuturage uje ufite ikibazo nkabona si ikibazo kiri civile ni ikibazo gisaba intervention y'amategeko nshobora kumworiyanta nubwo nta karite yes of course nta karite mfite yo gukora nk'umunyamategeko ahangaha ariko uwo muntu nshobora kumworiyanta nkamubwira nti urabona urugero bagufashe ku ngufu uragenda ikintu cya mbere ko urajya kwa muganga nuva kwa muganga urajya kuri polisi uratanga ikirego kimeze gutya nuva kuri polisi urajya kureba runo rwego hanyuma nkamworiyanta gutyo cyaba ari ikibazo nacyo kiri civile nabwo kubera ko mbihugutsemo mfitemo ubumenyi nabwo mworiyanta nyine mu buryo buri civile cyangwa se imbonezamubano nuko nguko mfasha abaturage. Donc niba ari umwana unaccompanied child donc umwana utagira ababyeyi utagira abamureberera utagira iki nzi inzego nshobora kumoriyantaho kumusabiramo ubufasha cyangwa nzi ukuntu ushobora kumufasha mu buryo bw'amategeko kuko umwana aba ari umuntu umwe ariko buryo umwana ni uwa sosiyete umwana ni uw'igihugu nkamenya ukuntu nshobora kumufasha. Urugero natanga nko muri sosiyete yacu y'abanyamurenge muzi ukuntu buriya buri bwoko babubwira umuco wabwo abanyamurenge ku kintu kirebana na gender muzi ukuntu tuba duhagaze aho turi urwego turiho hariho nk'igihe wasangaga ukabona umugore n'umugabo ntibumvikanye bagiranye ibibazo noneho ukabona abana bakaba victime ukabona n'urugero ndi gutanga ukabona abana babaye victime byaba ngombwa ko bisepara umugabo akavuga ati genda ni wanyu umwe akagenda iwabo undi wabo ukabona mu bwoko bwacu kuko ni wo muco wacu abana baba bitwa ko ari ab'umugabo kandi ntekereza ko ariko kuri bagashaka kuvuga ko niba ubaye ugiye iwanyu mu gihe ikibazo kitarabonerwa umuti aba bana barasigara iwabo mu bwoko bw'iwabo barasigara ku mugabo. Icyo gihe rero jewe ndentervena nkavuga yuko mu gihe ikibazo kitarabonerwa umuti aba bana ni batoya ntibagomba kuba bambura mama we bareka bakaba bagumanye na mama we ntibibakuyeho ubwoko bwabo ariko babe bagumanye na mama we mu rwego rwo kubarinda cyangwa kubaproteja kuko abana ntibagomba kuba victime y'ababyeyi ukagerageza kumvikanisha ikintu nk'icyo ko amategeko ntiyemera
gufata umwana par exemple w'imyaka 2 cyangwa umwaka umwe ngo mutandukanye na nyina kubera ko se na nyina bashwanye. Icyo kintu rero ugerageza kugisobanura mu buryo bw'amategeko, ukagerageza no kwiyopoza no kugaragaza umucyo wacyo. Yes, urakoze cyane. Ubushize twigeze gukora ikiganiro n'umumama dukomeza kuvuga nyine ku bijyanye n'uburenganzira bw'abana, n'uburenganzira bw'abapfakazi, ibintu nk'ibyo. Simzinjiramo cyane, ariko wenda naboneraho no kugusaba, nifuza ko twazakora ikiganiro ku bijyanye n'uburenganzira bw'abana, kuko abantu benshi muri sosiyete usanga batanabizi. Mu by'ukuri icyo ni ikiganiro kirekire cyane twakwinjiramo, kikaba mbese abantu bamenya ibintu byinshi batari bazi. Wenda mbisabe ubutaha tuzakora ikiganiro kijyanye n'ibyo ngibyo, tubisobanureho byimbitse kubera impamvu z'umwanya. Ariko kandi reka tugaruke aho twari tugeze. Mu by'ukuri ushize nanone kandi nabonye urimo wari umujaji muri business idea presentation, ngira ngo nimba ntibeshe, nabonye wari uri mu bajaji, ndetse banavuga ko wari uri kubaza ibibazo ngo bikomeye cyane. Rero mu by'ukuri nagira ngo utubwire nkawe metre, iyo wisanze mu bikorwa nka biriya by'urubyiruko, cyangwa se ubona n'iki kintu wabonye bifasha nk'urubyiruko, ariko harimo n'abantu bakuze, n'iki kintu ubona bifasha nka sosiyete yacu? Ese ubona abantu kwanza wabonye abantu banabyumva byibuze? Murakoze cyane Diane. Mu by'ukuri nari judge, umwe mu ba judges ba business ideas presentation, kandi ndatekereza ko igikorwa cyagenze neza. Nk'uko bivuze, birafasha sosiyete. Icyambere bifasha ni iki ngiki, nuko byahaye abantu kongera gutekereza, kujya gutekereza umushinga. Buriya hari ukuntu nani sosiyete iri influencer, hari ukuntu mwisanga muri ahantu ugasanga uri ahantu ku buryo udakarisha ubwenge, kandi ubwenge buriya uhora bukarisha, uhora usoma, uhora ushaka kumenya. Yes, ariko buriya icyambere guha abantu byonyine ako kazi ko kujya gutekereza ku mushinga, ni nko kujya gukarisha ubwenge bwabo. Umuntu akajya gutekereza ku mushinga, ugatekereza se niba ashobora kumbaza iki nagisubiza gute, ese binabigenda, donc ugategura umushinga ukamenya no gusubiza kuri uwo mushinga. Ni ibintu byafashije sosiyete kongera gutekereza. Ikindi kandi bikabafasha no mu buryo bwa psychology, kuko gutekereza ukabona ko uri mu gihugu cy'abandi, wowe ntacyo wakora, no gutegereza gusa UNHCR igeza kuvanira hanga, ukagenda ukumva, mbese ukumva uri mu buzima bwa transit, udafite gukora ibintu byinshi. Ariko iyo uri gutekereza ku bintu bya business, ku bintu by'iki na psychology, nayo buriya uba urimo urayivura, uba urimo urayorohereza, kuko buriya psychology ni ikintu cyangirika. Iyo ugeraho kuguma gutekereza gutyo, ukumva ko nta nicyo wimariye, ukitakariza icyizere cy'ubuzima. Ariko iyo uri kongera gutekereza mu bintu by'imishinga, ureba ko hari abaterankunga hariya biyemeje kuba bagushyigikira mu mushinga wawe, ukongera ugahaguruka ugakora, ni nk'ubuzima kuzuka, ni nk'ubuzima kuva ahandi hantu, ukumva ko hari icyo wakwimarira, ukumva ko hari iterambere wageraho. Ikindi kandi byagize icyo bimara, ni uko bari abantu twahisemo cyangwa se twajonjoye mu bantu benshi, bitewe n'uko bakoze imishinga yabo neza, bitewe n'ubunararibonye twababonanye, n'ubushake, ndetse ibintu byinshi twashingiragaho mu kuba twajonjora. Nabo nubwo yaba ari umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa batatu, ariko ni batatu bajonjowe, byonyine kubona abantu batatu muri community biteza imbere, ni ikintu cy'ingenzi cyane. Iyo bitejeje imbere, buriya twebwe mu Banyamurenge nta muntu uza witeza imbere ku giti cye, witeza imbere. Iyo witeje imbere uteza n'umuryango wawe imbere. Hari umwana uruhira ishuri utari uwawe, hari abandi bantu ufasha batari abagukomokaho. Donc ibyo ni ibintu byose byagiye bigirira ubwoko akamaro. Kandi kumva ko icyizere cyo kwiteza imbere, icyizere cyo gutangira imirimo ukaba wagira icyo wimarira,
ni ibintu byiza cyane, navuga yuko biremamo abantu icyizere, birema sosiyetemo icyizere gishya, siritu urubyiruko. Buriya uzi ko hari n'abandi bantu baje badafite imishinga, baje ari audience bakaza kureba gusa, ariko akumva umuntu atanze umushinga hariya akaba muhaye igitekerezo, yes, akagenda akawukora, kandi yawukora bikamufasha kwivana mu bukene, bikamufasha kugera ku rundi rwego. Urumva ni ibintu byafashije bariya bakandida bo ubwabo, bifasha n'abandi bari bahibereye ubwabo, ndetse n'amagambo yagiye ahavugirwa bikabubaka mu buryo bumwe n'ubundi. Murakoze. Hanyuma biriya bikorwa byari ibya Dr Sam afatanyije na mukuru we Papa Legend, ngira ngo n'ubu ngubu kandi bafite ibikorwa byinshi barimo gukora, bafite ibyo barimo gutegura bigiye kuba mu minsi iri imbere, twagiye tubinyuza ku masosho media, ariko simbyinjiramo cyane. Hari icyo nkanjye wagiriwe amahirwe yo kuba nicaranye n'umunyamategeko hano, hariho abantu usanga mu buryo bagenda babivugamo mu buryo butandukanye, ugasanga bamwe ntibabyumva, barimo wenda tuvuge ku bijyanye na Miss Murenge. Hari abavuga ngo ese Miss Murenge wise umwanya wayo, Miss Murenge ntiyarikwiye kuba iki gihe, Miss Murenge ntiyakagombye kubera muri Kenya. Ugasanga abantu barashaka, hariho abatabyumva. Miss Murenge irashigikiwe cyane, ariko kandi hariho abantu usanga batarabyumva neza. Nkawe nk'umunyamategeko, Miss Murenge urumva ni ngombwa ese Miss Murenge yakagombye kuba nyine muri iki gihe nk'uko nyine bamwe na bamwe bagenda babivuga? Urakoze cyane. Ahubwo njye numva aricyo gihe yakagombye kubamo. Tikubereke kubera ko nimba turi mu gihe igihugu cyacu kiri mu ntambara, kiri mu bihe bikomeye bya insecurity y'igihugu, reka mvuge gutyo, abantu bari kwicwa umunsi ku wundi, bari mu bibazo bitandukanye, abadamu barafatwa ku ngufu, abana bari maltraité. Ntabwo ari ibihe tugomba kuvuga ngo twebwe bahari ngo duheranwe n'agahinda. Ntabwo ari ukuvuga ngo ubuzima burarangiye, icyizere cy'ubuzima kirarangiye. Ntabwo twahagarika ibintu byose bishobora gutuma twiteza imbere cyangwa bishobora gutuma twubaka sosiyete ngo tubihagarike tuvuge ngo reka turire, ngo reka tuzaba tuguma turire, ngo turirire bariya. Oya, ndetse hari n'ibindi bikorwa byinshi bateganya ngewe mbona bishobora kubaka sosiyete, kuko no kugira ngo dufashe bene wacu kuva muri biriya bibazo bisaba ko tuzaba dusobanutse, bisaba ko tugira ibikorwa bigaragaza ko turi ubwoko bukomeye, natwe hari ibikorwa twashoboye kugeraho nkatwe. Igihe rero twakomeza kumva ngo iwacu hari intambara ukagumurira niko kazi, nta kibazo gikemurwa mu kurira. Umuti w'ikibazo ni ukuwereka yuko nubwo bimeze kuriya hari ibindi bikomeje, ubuzima burakomeje. Yanjye niko mbyumva, ni nako bimeze. Hanyuma nta kintu kitarwanwa. Buriya na perezida w'igihugu yajya kujyaho bafite opposition, ibintu byose biba bigira opposition, bikagira n'ibindi n'abandi bantu baba bashigikiye. Rero ariko mu by'ukuri iyo unenga ikintu, tujye twumvikana, iyo unenga ikintu ugomba kukinenga byibura ufite impamvu cyangwa se ifatika ugomba gushingiraho uvuga ngo uranenga kino kintu. Kunenga ikintu nta kintu kigutwaye, ntabwo icyo kintu ari kibi, ntabwo icyo kintu gihungabanya sosiyete, ahubwo ni ikintu giteza imbere. Ngewe numva ari nko hari langaje dukunda gukoresha ngo ni kuba umu contre succès cyangwa kwanga ubutsinzi bw'abandi bantu. Nimba umuntu agiye akajya hariya agatekereza ikintu kitamufitiye inyungu we, nubwo zaba zikimufitiye ariko ni indirectement, ariko uwo gifitiye inyungu cyane ni community muri rusange, hanyuma ukagipinga ntacyo yishe, numva nibe n'aba bantu biriya mwigeze kuvuga ngo injiji ngo barwanya ikintu nta kintu akirwaniye. Wenda bon simvuze ngo ni ubujiji kundi, ariko bituma abantu badatera imbere. Ntabwo ari we wenyine, urebye twese Kongo muri rusange ifite umutekano muke, ifite ikibazo cy'intambara, kandi zahoze Kongo imaze igihe kinini iri mu ntambara. Buriya hari aho ziba ntizinavugwe, hari aho, kuko Kongo ni igihugu kinini. Ariko n'abakongomani ubwabo ubu ntiwambwira ngo nta Miss Kongo hari, arahari, n'ibindi bikorwa birakomeje, n'imyidagaduro irakomeje.
none se ko byo bihari muri Amerika uno munsi wa none nkubwira muri Amerika hariho umugore yitwa Sifalov ni nka kura navuga Papa Legend Sifalov ni umugore w'umukongomani yatangije igikorwa cyo kugira Miss Congo muri Amerika nawe ni muri Amerika ntabwo ari muri Congo atangiza igikorwa cya Miss Congo hanyuma baramutora yabitangiye muri 2011 kugeza ubu ngubu ni igikorwa ngarukamwaka akora kandi gishigikiwe ntabwo wabona umukongomani agiye ngo akirwanye cyangwa iki n'ubu ngubu Miss wari yitwa Joyce Kasiama uwo ni Miss Congo muri Amerika ntabwo kuki wewe wavuga ngo Miss Murenge ntabwo ishobora kubaho kubera iki wabivuga ndetse ni ikiganiro njye nabonye icyo ngicyo ndetse hariho n'umunyamakuru wa Voix d'Amérique Voice of America uwo munyamakuru nawe ni umukongomani wabakoreshaga ngo mu bwoko bw'abayoro we yavuze ko buri mwaka kugeza na n'ubu mu bwoko bwabo batora Miss Yoro bakamutora buri mwaka no muri South Africa arahari Miss Congo witwa Olga Balangala yes arahari abo bose naba Miss twese turabakongomani none se kuki imipira irahaba football aba Miss baratorwa mu rwego rwa advertisement ibyo bintu birahari ntabwo bavuga ngo hari intambara ngo ntabwo turi bwidagadure ngo ntabwo turi bwishimbe ngo ntabwo Yesu igihugu turagisengera twagifasha n'uburyo bwose dushoboye inkunga yose watanga kugira ngo umutekano w'igihugu uboneke kugira ngo amahoro y'abene wanyaboneke wayitanga ariko nanone ntiwaheranwa n'agahinda rero ntabwo biriya ni kesi yo kurwanya ndetse n'abavuga ngo amategeko ngo ni ibintu bitubahishije n'amategeko njye abantu baranangaza gute ushobora gufata ikintu ukakigira ngo ntibikurikije amategeko wakubwira ngo bijustify wabijustify kuko ikintu cyose itegeko rita definisa ngo rivuga ngo iki ni icyaha ntabwo aba ari icyaha mu rwego rw'amategeko ubu ngira ngo urabyumva uko ndi kuvuga ubu ngututse niba ntaho byanditse muri code penal ko gutukana ari icyaha ntaho wajya kundeka rero nta hantu wabona muri constitution ya Kenya ntaho wabona muri constitution y'u Rwanda ya Congo cyangwa muri constitution cyangwa mu mategeko international ntaho wabona handitsemo ko gutora Miss mu gihugu kitari cyawe bihanwa n'amategeko upfa kuba ari ibintu ukora muri ntuvogera umutekano wa cya gihugu urimo ariko igihe ibintu byose bya advertisement ubikora nta tegeko wica nta mutekano wabo wica nta mategeko bihana kandi ntabwo itegeko rishyiraho ngo advertisement zakorwa gutyo unabishatse wowe ubwawe wovuga ngo njewe ngiye gutora Miss w'abasege ntabwo itegeko ribigwana kuko ntiribibuza navuga ngo ngiye gucira nje ndumunyabyinshe novuga ngo ngiye guorganiza igikorwa cya Miss umunyabyinshi nta kibazo gihari rero abantu bareke gutinda muri utwo ahubwo bakagombye gutanga n'inkunga kugira ngo iki gikorwa kigere ku rundi rwego murakoze ibyo uvuga birumvikana ahubwo abantu bakagombye gutinda bavuga ngo ese ibo ni nuhe musanzu wabo kugira ngo bashigikire iki gikorwa cya Miss Murenge wenda nubwo wenda bizagenda biza n'ubundi kizashigikirwa mu bigaragara kuko kimaze gukundwa cyane umaze kureba ugereranyije ariko kandi tutanarinze tuvuga ngo ese ngo kuki ngo Miss ngo igomba kuba kuko unanarebye tugiye no mu nyungu zisanzwe zo mu buzima busanzwe Miss ifite ikintu yakubaka Miss ifite ikintu yakubaka kujanye n'ubwoko bwacu kuko habe n'amafaranga urebye n'amafaranga arimo mbonera no kukubaza niki kintu ubona ese kuba Miss yarabaye umwaka ushize 2022 ubona ari iki kintu ni nk'iyihe shusho yasize wenda tuvuge nziza ku bwoko bwacu bw'abanyamurenge niki kintu yagize cy'akamaro cyane we wabibonye mu yihe shusho murakoze Miss rwose byagize mu rwego rusange byagize akamaro kuko byafashije undi mwana w'umukobwa kuba yatinyuka agahagarara akisobanura akavuga muri publique akavuga icyo yashobora gukora ku bwoko ndetse n'icyo yashobora gufasha abandi bantu cyangwa se abandi bantu muri societe no kuvuga ngo byatinyuye abana b'abakobwa
byatumye abana b'abakobwa kumva ko nabo bahagarara imbere y'abantu bakisobanura uko twebwe ibyo njyewe mbona ko biracyari hasi. Njyewe mbona hari amanota byatanze cyangwa se impact iri positive kumva ngo umwana w'umukobwa yahagarara akisobanura. Ikindi kandi uriya Miss wari uriho ndatekereza yarafashije abantu hariya mu Bugande, ngira ngo ni ibintu bijyanye n'umushinga we. Ku mushinga we hari icyo yakoze, kuko ari amafaranga batanga n'ayandi bajya baguha buri kwezi, aba ari ukugira ngo ushobore kugira ikintu ukorera community, kandi nawe yaragikoze. Yanavuye ahangaha muri kino gihugu ajya mu gihugu cyo mu Bugande ahantu hari inkambi, afasha abana baciriritse, agira ibintu yabifashije. Ibyo ngibyo wenda ushaka kubimenya wabisanga kuri YouTube, byaroroshe, si ngombwa ko sobanura ngo yabafashije iki, yagize gutya, yafashije uyu mubare. Ugiye kuri YouTube wabisangaho, ariko byarakozwe gukorwa kandi byagezweho. Wenda tugana ku musozo w'ikiganiro, ibyo byose abana bitabira Miss Murenge bafite ababyeyi, niki kintu wabwira nk'ababyeyi b'abanyamurenge kijanye wenda no kugira ngo bumve iki gikorwa cyane, nibo bagomba kucumva mbere bakabona kucumvisha abana babo, kuko umwana tiyoje muri Miss Murenge umubyeyi atabigizemo uruhare. Hariho abantu usanga bagifite imyumvire mbese imyumvire itari myiza, bakumva ko umwana kuja muri Miss Murenge akumva ntibimureba, kwanza kumva ni nkaho bireba abandi bana, wiwe ntibimureba, ariko kubera yuko wenda atabyumva atabisobanukiwe. Niki kintu wabwira ababyeyi? Murakoze cyane. Ikintu cya mbere nabwira ababyeyi b'abanyamurenge, iyi ni platform nziza, yo kugira ngo umwana ashobore kumva bwa mbere ko hari icyo yakorera sosiyete. Ni ukuvuga ngo iyo ni responsibility itari iye ku giti cye, ahubwo akumva yuko, ngira ngo iyo bazana imishinga hariya ntawe ujya uza avuga ngo ngewe nzifasha, ngo nzacuruza. Ntawe urazana umushinga ngo ngewe nzacuruza, nindangiza gucuruza ngurire mama igitenge, nindangiza nishure rent wacu. Oya, abantu bose bazana imishinga, iyo mishinga ibigamije gufasha sosiyete yacu. Bakaza bavuga ati ngewe nzafasha abana b'abakobwa iki, ngewe nzafata abasaza mbagire gutya, ngewe nzafasha iri iwacu Murenge ku bibazo bihari, nzakora iki. Niyo mishinga nagiye numva bazana ubushize. Ni ukuvuga ngo deja uwo ni nka devoir bumuhaye yo kujya gutekereza kuri community yanyu, byonyine kujya gutekereza akavuga ati se ubu ngewe mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge ko tumeze gutya, ubu ngewe nabafasha iki. Donc iyo umwemereye kujya muri Miss Murenge agira iyo devoir yo kujya gutekereza ku bwoko bwe, agatekereza ikintu amaze ashobora gufasha. Donc iyo ni sense ya responsibility uburimo umuremamo muri we. Ikindi kandi nabwira ababyeyi, s'il vous plaît babyeyi, turi abantu b'abanyamurenge tugira umuco wacu ubushaka kuvanga n'Imana no kumenya Imana, kuko turi abantu bamenye Imana kera. Ugasanga umuco wacu hanini wiganjemo n'ibintu by'Imana, byo kumenya Imana, indangagaciro z'Imana. Ariko icyo nababwira, si byiza nanone gufata za ndangagaciro cyangwa se gufata ibintu biri religieux, ibintu by'iyobokamana ngo ushake kubivanga n'ibindi bintu. Mujye mutandukanye, utandukanye uvuge ngo ibi ngibi ni gutya, utandukanye n'agakiza. Agakiza ntabwo gashingiye kuri Miss Murenge. Agakiza nta umuntu agiye muri Miss Murenge ntibivuze ngo ataye agakiza. Aho hantu rero ni ubuyobe bukabije. Ntibivuga ngo kimwe nuko bazana nk'abira twakoraga bya business ideas presentation, ngo nimba umuntu ngo azanye umushinga hariya ngo atandukanye n'agakiza. Oya, ibyo no kwiteza imbere. Na Miss Murenge ni platform ibije gushyigikira umwana w'umukobwa mu buryo butandukanye, ariko ntibivuze ngo uwo mwana w'umukobwa hari ibindi bintu bibi agiye kuba yakwigiramo cyangwa yakoreramo. Ni ibintu biba igihe gitoya, biba iminsi ibiri. Sintekereza ko umwana wahaye uburere ukamurera neza, ukamwigisha Imana,
ukamwigisha kubaha ababyeyi, kubaha abantu muri rusange, sintekereza ko mu minsi 5 mu minsi 3 mu cyumweru uwo mwana yakwangirika. Kandi muri Miss Mulenge icyo babwira abana hariya nta kindi, babigisha kwitinyuka. Baba bafite abantu babaganiriza, abantu bakuru babaganiriza bakababwira ati mugomba kwitinyuka, murashoboye, iki wakigeraho. Ibyo sintekereza ko ari bibi, ibyo baba barimo baraforma umwana wabo. Rero surtout mbona no kuba nabwira wenda n'abapasiteri bacu cyangwa abandi bantu babyumva mu buryo butandukanye, rwose Miss Mulenge ntabwo itandukanye n'agakiza. Miss Mulenge ntabwo ari cyaha, kandi sibyo kuvanga ibintu, sibyo no kumva ko ngo umwana ngo ubwo agiye muri Miss Mulenge ngo bayikirara. Ntabwo ari uburara. Umwana aragerageza kwiyumva, kumenya icyo ashoboye. Uzi ko dushobora kubona n'umuntu hariya wenda Miss Mulenge ntanatsindire ikamba, ntanatsindire igihembo na kimwe, ariko ushobora kubona nk'umwana hari, ukabona umwana afite nka taye nziza y'ubumodo, ukabona umwana ashoboye kugenda, ashoboye iki kintu, ukaba wamworiyanta, ukavuga uti ngewe aya mahirwe aya ngaya naye ndabona wajya muri kino kintu, wagishobora, wagikora neza. Umwana akagenda kandi cya kintu kikamugirira akamaro. Rero rwose nta nyigisho mbi zibera hariya. Kandi muri Miss Mulenge habamo abantu bakuze, harimo abapapa, harimo abamama. Nanjye ndi mu borganiza Miss Mulenge, ndi mu babishyigikira, kandi ngewe ndi umukristo, ndi umuvugabutumwa. Ari ibintu by'ibyaha ntabwo nabijyamo, ariko impamvu tubishyigikira nuko ari ibintu natwe ubwacu bidushyigikira, bifite aho bituvana, bifite n'aho bidushira. Rero babyeyi, mugomba gushyigikira abana banyu, ndetse atanafite courage ugomba kumuteramo imbaraga. Ndatekereza ko umwana wawe wamuhaye atsinda ikamba bakamuha $2,000 by'amadolari, ibyo $2,000 by'amadolari rwose ntabwo wavuga ngo ntizagira icyo bikumarira, ngo ntabwo ngo nuguta umwanya mu minsi 5, mu minsi ingahe, ntabwo wavuga ngo ntacyo bizagira icyo bimumarira. Rero dutandukanye ibintu. Ababyeyi, nanjye ndimo ndabwira ababyeyi bagenzi banjye, dutandukanye ibintu. Kandi tureke kugira mariyeri panse, gutekereza ko hashobora kuba harimo ikintu runaka kandi tutarakibona kibiya. Murakoze cyane. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu. Mu by'ukuri ufite ibitekerezo byiza kandi n'ukuri byubaka sosiyete yacu, ariko kandi ngewe ku bwanje numva hari ahantu ntigeze nyubwa, ariko ni ibintu bisaba ibiganiro, ikindi kiganiro kirekire. Ku busabe bwanjye ndagusaba ko twazakorana ikindi kiganiro mu by'ukuri kijanye na sosiyete yacu. Hari byinshi wadusobanura kandi byatwubaka, ariko kubw'impamvu z'umwanya reka dusoreze ikiganiro cyacu ahangaha. Ariko kandi mu by'ukuri tuzagenda tugukenera kenshi, kuko ufite byinshi ugenda ukora kandi bikubaka sosiyete yacu. N'ubu ngubu turagukeneye. Mwumvise ko ari no mu bategura Miss Mulenge. Ijambo wabwira sosiyete yacu tugasoza ikiganiro? Ijambo nabwira sosiyete yacu kugira ngo dusoze kino kiganiro, nuko kwanza icyambere mbabwiye ngo ntimuheranwe n'agahinda, ntimuganye, ntimwumve ko mugiye gucika intege, ntimwumve ko mugiye kuba mu gihe cy'amarira. Donc nicyo gihe murimo, iki gihe ni igihe gikomeye cyane ku bwoko bwacu. Abantu bapfa buri munsi bazize akarengane, bazize uko baremwe, bashaka gukurwa mu gihugu cyabo. Ariko icyo nababwira ni ugukomera. Umuti w'ikibazo ni ugukomera, umuti w'ikibazo ni ugukomeza ubuzima. Hanyuma ikindi nababwira surtout ababyeyi, dushyigikira abana bacu kwimenya, kwitahura, bakamenya ibyo bashoboye, bakamenya ibyo badashoboye. Umwana akamenya intege nke ze, akamenya n'izitari intege n'ingufu ze. Niko kubarira gukwiriye. Ugafasha umwana wawe kwimenya no kwitahura, reka mvuge gutyo, akamenya icyo, kuko abantu bose ntibaremewe kumenya siyanse, ntibaremewe kumenya imibare, ntibaremewe kumenya amategeko, ntibaremewe kumenya, ariko ashobora kuba atabishoboye, ariko hagashobora kuba hari ikindi kintu ashoboye, agashobora kuba hari undi mwuga ashoboye, agashobora kuba hari ikindi kintu yashobora gisa n'umwuga cyamugirira akamaro. Kitaki rero dufasha abana bacu kandi dukomere. Murakoze bwoko bwacu.
murakoze cyane abari badukurikiye ku Bihe TV show. Reka dusoreze ikiganiro cyacu hano. Mwakoze cyane kudukurikira kandi mukomeze mudushigikire, abakora subscribe, abakora share, mu by'ukuri mukomeze mudushigikire, birarushaho kutwubaka. Reka dusoreze hano, tuzagaruka ubutaha. Ni Diane Nkunzi nk'uko bisanzwe.